Turabashuje cyane mwese inshuti zacu za BBM Official gatatu. Twizere ko Imana ikomeje kubarinda, ko mufite ubuzima buzira umuze. Twizere kandi yuko muri mwe n'abafite gahunda yo kwigirira nabi, nk'uko tugiye kubivuga mwino nkuru tugiye kubagezaho uno munsi wa none. Nako reka tubabwire ikitugenza. Ashobora kwiyahura umuntu muziranye, umwe mu nshuti zawe, niba agaragaza bino bimenyetso. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umuntu ashobora kwiyahura. Iyo umuntu uzi, umuvandimwe, umuntu mukorana, umunyeshuri, umuturanyi, agaragaza bino bimenyetso ngiye kubabwira bikurikira, akwiye kwitabwaho kuko afite kwiyahura. Avuze ko umuntu muziranye, umuturanyi, avuze ko ashobora kwiyahura. Icyo kintu aba avuze ni ikintu cyo kwitabwaho cyane. Ntuzagire ngo ari gukina. Ni byiza ko wahita ubibwira umuryango we, muganga, umupasiteri, cyangwa se ikigo gishinzwe kwita ku bafite ibibazo byo kwiyahura niba gihari. Hari n'igihe abantu bafite gahunda yo kwiyahura batabivuga, ahubwo ibikorwa byabo, imyitwarire yabo ikagaragaza ko byanze bikunze bafite kuba bagambiriye kwiyahura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu bigeze kugerageza kwiyahura mbere ntibikunde, aribo bakunze kugira ibyago byo kongera kwiyahura. Bivuga ko abarenga 75% by'abiyahura baba barigeze kubigerageza mu bihe byabanje, bakabatabara cyangwa se icyo bagerageje kwicisha ntikibice. Hano hari ibimenyetso simusiga cyangwa se ibimenyetso mpuruza bigaragaza yuko umuntu afite kwiyahura. Icya mbere, impinduka mu myitwarire. Iyo umuntu ahindutse mu buryo butunguranye kandi bwihuse, akarakara, agahorana akababaro cyangwa se akigunga ku mpamvu zitagaragara, ni ngombwa kumwitaho cyane. Iyo umuntu asanzwe akunda kuba mu bantu, ariko ugasanga atangiye kujya aba wenyine, akiheza, asa n'uwacitse intege, bikwiye kwitabwaho cyane kuko afite kuba ari ikindi kintu kibi agambiriye. Impamvu ya kabiri, ikimenyetso cya kabiri, kugira ibyago bikomeye mu buzima. Iyo umuntu agize ibyago bikomeye mu buzima ukabona bimurenze, bisaba kumuba hafi cyane kuko bifite kugera ku rwego atabasha kubikontorora, ugasanga bibaye ngombwa yuko abonye ko ubuzima bumurambiye, agafata umwanzuro wo kwiyahura. Bisaba kumuba hafi rero no kumwumvisa yuko hejuru y'ibibazo ubuzima bukomeza. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza yuko umuntu afite kwiyahura ni ukwifata nabi cyangwa se kwitoteza. Iyo umuntu avuga amagambo nk'aya ngo ndambiye kubaho, ndumva nariyanze, ayo magambo agomba gufatwa nk'impamvu ikomeye ibasha gutuma yiyahura. Ikimenyetso cya kane, gutekereza cyane ku rupfu cyangwa se agahora atekereza yuko yabasha kwiyahura. Nubwo umuntu yabivuga aseka cyangwa se atebya mu buryo busanzwe, ibyo bintu ntibikwiye gufatwa nk'aho bidasanzwe. Mushobora kumuganiriza kuri ibyo bintu avuga kuko ikiganiro mwagirana kibasha gukiza ubugingo bwe. Ikimenyetso cya gatanu ni ukwiyandikira cyangwa se gushyira ibintu bye ku murongo. Iyo umuntu atangiye gukora nk'aho ari gusezera, nk'aho ageze ku iherezo rye, biba ari ikimenyetso gikomeye cy'uko afite kwiyahura. Ikimenyetso cya gatandatu, gutanga ibintu bye by'agaciro. Iyo umuntu cyane cyane urubyiruko atangiye gutanga ibintu bye by'agaciro nk'impano, imitungo n'ibindi, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko afite gahunda yo kwiyahura mu minsi mikeya iri imbere. Uzamube hafi umukurikire, ntuzatuma aba wenyine kuko afite kuba arimwo arasezera. Ikindi kimenyetso cya karindwi ni ukwiheza. Iyo umuntu atangiye kureka inshuti, akareka siporo, kujya gusenga cyangwa n'ibindi bikorwa yakundaga, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ari kugambira kwiyahura. Ikimenyetso cya munani cy'uko umuntu afite kwiyahura ni ugukoresha ibiyobyabwenge cyane cyangwa se kunywa inzoga zirenze urugero. Abantu bakoresha ibiyobyabwenge birenze urugero cyangwa se inzoga nyinshi cyane, nabo bakunze kuba mu bantu biyahura, kuko hari abantu bakora mwene ibyo ngibyo kuko bamaze kwiyanga, batakibuka agaciro k'ubuzima bwabo. Abasha kubikora atyo rero kugira ngo ni ibintu bisanzwe, uzamukurikirane afite kuba agiye kwiyahura. Ntimubona ko abantu biyahura bari basanzwe bagenda ari bazima mu nzira tubabona, hari igihe aba yarashize afite ibintu byinshi byamurenze, ariko nyine akaba ari umufasha kubihandoringa, akiyahura da. Aha niho dusereje, aha niho dushoreje. Turabashimira cyane mwebwe ko mukurikira BBM Official gatatu. Ibi twabibasumiye mu gitabo cyitwa ABCs of the Human Mind. ABCs of the Human Mind. Iki gitabo cyanditswe n'abagabo b'Abanyamerika
Harriet Brown, Peter Bachard and Davis Covers, mukaba mwagikiri mu Kinyarwanda na Teacher Elise, ari nabo bakora iki kiganiro. Mukomeze kuba hafi yacu ko tubagezeho ibiganiro binyuranye by'ubuzima bibasha gutuma ubuzima bwacu bugenda neza. Mukora subscribe, share and like. Mugira amahoro, Imana ibarinde.